mu buzima n'imibereho yacu nihe twakuye ubushake bwo gukora ibindi bintu bitari iby'ibanze mu buzima bwacu? Ko tuba twariye, twanyoye, twaryamye, kubera iki twumva dushaka no kureba umupira? Kubera iki twumva dushaka no kuririmba no gushushanya? Ubu bushake bwavuye he ku izindi nyamaswa zitabugira? Ubundi bimaze iki ko tutanabikoze tutapfa? Buri gihugu na buri muryango mugari ugira imigenzo, imico n'imbyino zawo. Ni imigirire ishobora kutagushimisha cyangwa se ngo igushishikaze wowe, ariko hari abantu barenze umwe babireba bakizihirwa, bakishyura amafaranga bakajya kubireba bitewe n'uko biri mu muco wabo cyangwa se kuko bumva bibanogeye gusa. Babikeneye nka bimwe mu bibabeshaho. Aho wajya hose ku isi uzasangayo mwene ibi bikorwa, kenshi uzabona ari nk'amayobera. Biri muri kamere k'umuntu. Ntawe uzi igihe byagiriye mu muntu gutekereza, agahimba, agakora ibikorwa twita imigenzo n'imico. Umuntu ni umuhanzi, bimuri mu maraso, ntaho babyiga. Ni ikinyabuzima kizi guhimba. Ngiri itandukaniro rikomeye hagati y'abantu n'izindi nyamaswa. Guhimba, guhanga. Birashoboka ko kimwe mu bikorwa bishaje bimaze igihe kinini bigaragaza ubuhanzi n'ubuhimbyi bw'abantu ari ugutaka imibiri yabo. Mu mico myinshi ku isi, niba atari na hose, haba imico yo kwisiga amarangi ku mubiri wose mu gihe cy'ibirori cyangwa se imihango n'imigenzo runaka. Abantu bo muri Papouasie Nouvelle Guinée muri Oceania bari mu bagira imigenzo yiganjemo kwisiga amarangi kurusha abandi. Bishushanyaho ibintu mu masura bakoresheje amarangi y'amabara yose ku rwego utazabibona ahantu henshi ku isi. Papouasie Nouvelle Guinée ni ikirwa. Hari umubare munini w'abatuye iki kirwa baba mu mashyamba. Amashyamba habamo inyoni n'izindi nyamaswa, ariko inyoni nyinshi cyane zifite amabara menshi. Kubera kubana n'izo nyoni igihe kinini barazikunze, maze kenshi bakisanisha nazo. Niba mu Rwanda hari imbyino abantu babyina bateza amaboko bashushanya amahembe y'inyambo, ibyo bigakorwa kubera agaciro n'urukundo bafitiye inka, aba nabo bisiga amarangi menshi bisanisha n'inyamaswa bakunda kandi babana. Kwisiga amarangi ntabwo ari byo mu mashyamba ya Papouasie Nouvelle Guinée gusa. Uyu munsi biri ku isi yose. Ku gitsina gore ntabwo byoroheye uwo ari we wese gusohoka mu rugo atisize irangi runaka. Mu birebana no guhuza ibitsina, uyu munsi ibi bifite igisobanuro kinini: gusiga amarangi ku minwa ku bagore, gusiga amabara ku maso, gukora ku buryo uruhu rwo mu isura rworoha, no gukora ku buryo imisatsi igaragara nk'ikeye kandi kohereza ubutumwa bw'uko nyirayo afite amagara mazima. Gusa ntabwo byoroshye kubikora. Iyo biza kuba byoroshye, amarangi yose bisiga yajya atuma bose bagaragara kimwe. Hari amagana y'amarangi basiga ku minwa, ibinyacumi by'amarangi bisiga ku maso. Mu guhitamo iryo ukoresha, intego nyamukuru ntabwo iba yubakiye ku guhuza ibitsina, ahubwo n'ubwiza, esthétique. Dushobora kubyumva ntitubiha agaciro, ariko buri gihe buri wese muri twe iyo agaragaye mu ruhame aba afite ubutumwa n'igitekerezo ashaka kwereka abandi, igitekerezo kirebana n'uko agaragara. Niko twisiga amavuta, tukitera imibavu, tugahitamo imyambaro twambara. Kwambara niyo soko ya mbere y'isura twoherereza abandi. Hari umubare munini w'abantu badafite andi mahitamo, bambara byonyine kubera ko batagomba kwambara ubusa. Bakambara batitaye ku byo kuberwa, ariko twese uko twakabaye, ari abambara ngo baberwe, ari n'abambara ngo bikwize, tujya kugura umwambaro tugahitamo uwo tubona uzatubera. Bitandukanye no gukora geste cyangwa se gukora ibimenyetso by'umubiri, isura n'amabara y'imyambaro twambaye itinda mu mitwe y'abantu. Iyo urebye umuntu urimo kuzunguza amaboko cyangwa se akora ibindi bimenyetso akoresha umubiri, ibyo yakoraga bikuva mu mutwe ako kanya ukimara kumukuraho amaso, ariko imyenda umuntu yambaye yigusigara mu mutwe.
buri muntu wese tuzi tumuhuza n'imyambaro runaka twigeze kumubona yambaye. Umuntu wese ushushanya mu mutwe wawe unamushyiraho umwambaro. Iryo ni ijwi ry'akamashini bakoresha binjiza amarangi mu ruhu rw'abantu bifuza kwiyandikaho cyangwa se kwishyiraho ibishushanyo runaka. Nibyo, hari abantu bishyira ibishushanyo cyangwa se amagambo ku mubiri imbere mu ruhu bakabyishyiramo ku buryo buhoraho, ku buryo bidasibama. Birabababaza kubyishyiraho, ariko abantu bemera ububabare kugira ngo bishyireho imitako ibatandukanye n'abandi cyangwa se ibatandukanye n'abantu bari bo mu buryo bwa kamere. Kuri bamwe kwiyandikaho cyangwa se kwishushanyaho ni ikimenyetso cy'ubudahemuka buhoraho kw'itsinda runaka babarizwamo. Hejuru yo kwishushanyaho no kwiyandikaho hari no kwipfumura bimwe mu bice by'umubiri. Ibizwi cyane ni ku matwi bapfumura bakanashyiraho amaherena, ariko n'ahandi hose barahapfumura. Kubera iki dukoresha ingufu nyinshi rimwe na rimwe tukanibabaza kugira ngo dutake imibiri yacu? Utabikoze waba iki? Igisubizo cy'ibi byose ni uko gutaka imibiri yacu bisubiza ubushake bwacu bwo kumva twihariye, dutandukanye n'abandi. Ibi bisaba iki? Muri Afurika ubwoko bw'abantu bwitwa Ndebele muri Afurika y'Epfo ni ubwoko buzwiho kugira amazu asize amarangi mu buryo butandukanye n'ubw'ahandi ku isi. Inzu bari nyakatsi ariko yubakiye igipangu gisize amabara yose kandi akaba asize mu buryo yuzuyeho ibinyampande. Abasize mu buryo burimo ubuhanzi mu gusiga amarangi. Amazu abasize amarangi mu buryo butanga ubutumwa. Aha hantu twarahafashe turahahindura, twahashyize ibimenyetso byacu, twaraharemye bundi bushya. Mu isi yose ibice by'imijyi bituyemo abantu bumva ko ari abantu cyane kurusha abandi cyangwa se bazi ko batandukanye n'abandi, biba ari ibice birangwa n'amarangi asize ku mazu mu buryo bwihariye bw'ibishushanyo cyangwa se bw'imitako. N'amamodoka cyangwa se ibindi bintu biba muri ibyo bice by'imijyi biba bisize amarangi y'amabara yose mu buryo bwa gihanzi. Twebwe ntabwo tumeze nk'abandi bose basigaye, nibwo butumwa baba batanga. Ahantu hose uzajya ku isi ntabwo uzabura kubona abantu bagiye bacukura urutare cyangwa se bagaconga amabuye mu buryo bwa gihanzi, bagashyiramo ibishushanyo runaka. Ni uburyo bwo guhangana n'isi. Isi yakoze ibyayo mu buryo bwa kamere, ariko n'abantu barahanyuze, bagomba kuhasiga ikimenyetso. Rero aho uzajya hose ku isi ibihangano by'ubugeni bisa n'ibizenguruka iri tegeko. Ibishushanyo bikozwe n'imirongo n'ibinyampande bipimye bigahabwa agaciro cyane n'inkuru abantu babivugaho zo mu gihe cyashize. Mu 2017 inzu ndangamateka y'ubugeni ya Christie i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagurishije tablo, ikibaho gishushanyijeho ishusho ya Yezu. Yakigurishije $450 z'amadolari. Wabyumvise neza, tablo cyangwa se igihangano cy'ubugeni cyitwa Salvator Mundi, le sauveur du monde cyangwa se umucunguzi w'isi, bakigurishije $450 z'amadolari. Ni cadre nka zimwe mushyiramo amafoto mukamanika mu mazu yanyu, ifite santimetero 65 kuri 45, yashushanyijwe na Leonardo da Vinci. Kubera iki ikibaho gisize irangi kiriho isura ya Yezu Kristu gipima santimetero 65 kuri 45 gishobora kugurwa miliyaridi 400 z'amafaranga y'u Rwanda? Leonardo da Vinci ni umutaliyani, yavutse mu 1852. Yari umuhanzi w'umunyabugeni ushushanyisha amarangi. Yari umwanditsi, umuvumbuzi, umuhimbyi, umunyamuziki, umusizi, umunyamateka, umuhanga mu by'ubuzima n'ubutaka, umufilozofe, umwanditsi. Yavumbuye bimwe mu bikoresho isi yose ikoresha uyu munsi, yashyizeho amahame isi yose irakurikira. Mu mwaka w'1500 nibwo yashushanyije Yezu Kristu ku rubaho rwa santimetero 65 kuri 45, akoresha irangi, abikoresha intoki ze. Cyari igishushanyo yashushanyirije umwami Louis wa 12 w'Ubufaransa.
Iyi tableau yaje kujyanwa mu Bwongereza, ijyanwa na Marie Henriette, umwishywa wa Louis wa 12 wari ugiye gushyingirwa Charles wa mbere w'Ubwongereza, hari mu 1625. Iyi tableau cyangwa se iki gishushanyo cyabaga mu cyumba cy'umwamikazi Marie Henriette. Aka gace k'inkuru nkubwiye ubwako konyine karahagije ngo iyi tableau cyangwa se iki gishushanyo kibe cyagurishwa $450 z'amadolari. Inkuru igiherekeje. Buri gihangano cy'ubugeni dukora kigira agaciro bitewe n'inkuru igiherekeje ndetse n'ingano mu mibare y'ibindi nkacyo biri ku isi. Niba abantu bajya mu mazu ndangamurage bakishyura ibihumbi by'amadolari ngo barebe byonyine, babisigaho ngaho batahe, birumvikana ko igishushanyo kimwe gikozwe mu irangi kiri mu by'abantu bishyurira ibihumbi by'amadolari ubwacyo cyonyine n'inzu ndangamurage. Inzu ndangamurage rero ntabwo bayigura amafaranga $100, bayigura miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi bakayimanika ku gikuta cy'inzu rimwe na rimwe itaguza ayo mafaranga. Ubudasa bw'umuntu umugereranije n'izindi nyamaswa bushingiye ku guhanga no guhimba ibimenyetso bimuranga hakoreshejwe inyandiko, amabara n'ibishushanyo biri ku isi yose. Nta gihugu cyangwa se umuryango utagira ikirango. Ibirango byose by'ibihugu n'imiryango ni ibishushanyo, amagambo cyangwa se ubundi bwoko bw'ibihangano. Abantu bose bakoresha ibihangano bagaragaza ibyo bemera, ariko cyane cyane bagaragaza itandukaniro ryabo n'abandi basigaye. Uku niko abantu batera indabo mu busitani. Abantu batunganya ubusitani bashobora kutifata nk'abahanzi, ariko mu by'ukuri nicyo bari cyo, abahanzi. Gutera indabo ahantu ni ikimenyetso kigaragaza ko aho hantu haba abantu, ntabwo haba ibindi binyabuzima. Gushyira itandukaniro hagati yacu n'inyamaswa no kugaragaza itandukaniro hagati yacu ubwacu nk'abantu, hari abantu babihaye izina ubwibone, ariko ntabwo tubikora tubizi kubera ko byanditse muri twebwe, byanditse mu bitugize, byanditse mu buzima bwacu. Hari abahanga babyita le principe du handicap. Hari inyoni yitwa paon, ifite ubunini busanzwe ariko ikagira imirizo miremire. Iyo ishatse kureshya ingore itaratsa iyo mirizo yayo, ibirizo bikaba binini cyane, bigataraka, bigafata ubuso bunini, kandi bikazana amabara menshi y'imitako ku buryo ubona ari byiza koko. Kugira ngo iyi nyoni itaratse imirizo yayo kandi yiha amabara y'imitako, biyisaba gukoresha ingufu z'ubwonko nyinshi ubusanzwe zakayishakiye ibiyitunga mu gihe kirekire. Biri mu buzima, nta muntu ubikora bishaka. Ni ukwibabaza kugira ngo ube mwiza kurusha abandi. Iyo twemeye tukavunika kugira ngo dutandukane n'abandi mu myambarire cyangwa se mu mitako twishyiraho, tuba turimo koherereza abandi ubutumwa. Ni nko kubabwira ngo nshobora gutinyuka gukora ibitandukanye n'ibyo mumenyereye. Uko twitandukanya n'abandi mu myambarire cyangwa se mu kwishyiraho imitako, niko tuba turi ku rwego rwo hejuru cyangwa rwo hasi mu gukenera ibirenze ku by'ibanze umubiri ukeneye ngo ubeho. Niyo mpamvu bitatworohera gutekereza ko umuntu wambaye neza adafite ibyo kurya. Uyu munsi hari abantu bakorera amamiliyoni menshi y'amadolari mu byo bita gukora imyenda. Apana gukora imyenda nko kudoda ipantaro n'ishati, ahubwo gufata ipantaro bakayishyiraho umufuko mu ivi, cyangwa se ishati bakayiha ukuboko kumwe, igahenda kurusha ifite amaboko abiri, kubera ko izifite amaboko abiri ziri hose. Ariko iyo ngiyo y'ukuboko kumwe igutandukanya n'ibimenyerewe. Benshi muri twe bashobora gutekereza ko ibi ngibi bitabareba kubera ko badakunda ibintu bivugwa ko bigezweho cyangwa se bitandukanye n'iby'abandi, ariko buri wese muri twe agira amahitamo iyo agiye kugura umwambaro. Buri wese muri twe ni umuhanzi ku rwego runaka. Mu guhitamo umwenda umwe mu yindi gihumbi ukurikije uko kumeraho iyo wambaye ubwabyo n'ubuhanzi. Buri munsi dufata ibinyejana by'ibyemezo birebana n'ubwiza bw'ibintu. Tumenya umuntu wambaye neza, uvuga neza, usa neza. Twese dusa n'abarazwe gushakisha ibintu birenze ibisanzwe. Dusa n'ababirazwe kubera ko bigomba kuba ari ibya kera cyane, ariko kera ku ruhe rwego.
Kera cyane mbere yuko tuza ku isi hari hariho umuntu watubanjirije utaruteye nkatwe, yitwaga Australopithèque. Yabaga mu buvumo muri Afrika y'Epfo. Niba ushaka kumenya ibiduhuje n'uyu muntu mu birebana n'ubugeni, uze kwandika muri Google ijambo Markup and Pebble. Markup and Pebble ni ikibumbano gito gipima garama 260. Ni akantu kameze nka biye ariko bashyizeho utudomo tubiri nk'amaso n'akandi kadomo kamwe k'umunwa. Ni isura y'umuntu. Ni ikibumbano cyakozwe na Australopithèque, sogokuruza wacu twese. Ntabwo cyakozwe mu myaka 100 ishize, nta nubwo ari mu myaka 1000 ishize, cyakozwe mu myaka miliyoni 3 ishize. Australopithèque ntabwo yakoze iki kibumbano hari uwashaka kucyereka cyangwa se hari uwashaka guhangana nawe. Ni ukubera ko guhanga biri mu muntu. Kuri we yatekereje kubumba umutwe w'umuntu. Hirya no hino ku isi hagiye hari ubuvumo bwuzuyemo ibishushanyo byagiye bishushanywa n'abantu bamaze ibihumbi cyangwa se amamiliyoni y'imyaka bavuye ku isi. Ibyo twita ubuhanzi ni ibihangano byabayeho kuva kera cyane twebwe tutaraza ku isi. Ni twebwe binyabuzima byo ku isi twenyine twifitemo ubushobozi bwo guhanga no guhimba. Hari inyoni yitwa Waruziko. Waruziko iyi ngabo iyo imaze gukura ihitamo ahantu mu ishyamba ikahubaka icyari kinini ku butaka, nako ntabwo ari icyari, ni ikiruri. Ikiruri kinini kiba cyubatse mu buryo ubona burimo ubuhanzi. Muri icyo kiruri izanamo ibintu birimo indabo ndetse n'imbuto n'ibindi byose bigaragara ko bisa neza. Biba bigamije gukurura ingore ariko birimo ubuhanzi n'ubugeni bwinshi. Mu gushaka gukurikirana aho ububasha bwo guhanga bwavuye ku bantu, ni ngombwa kwifashisha ababyara bacu nabo bagendesha amaguru abiri, inguge. Desmond Morris mu 1950 yakoze ubushakashatsi ku bushobozi bw'inguge mu gushushanya. Yafashe akana k'inguge agaha igipapuro bashushanyaho bakoresheje irangi, agahereza irangi na penso cyangwa sibaba cyangwa se uburoso basigisha irangi. Inguge y'akana yashushanyije ibintu bidasobanutse kuri cya gipapuro, ariko ntabwo yajyaga hanze y'urupapuro. Yandikaga ibintu bidafite igisobanuro ariko ku rupapuro gusa. Kandi no hanze y'urupapuro hari ameza yashoboraga naho kurenga igashushanyaho. Desmond Morris yafashe noneho urupapuro arushushanya akazu cyangwa se kare. Inguge yanditse ibyo yandikaga byose muri ka kazu. Byaricikaga bikajya ku ruhande, ariko yo yitaga cyane ku gushushanya muri ka kazu. Bisa naho inguge zifite agakeregeshwa k'ubuhanzi umuntu afite. Umwana w'umuntu wese bitewe n'imyaka afite, iyo bamuhaye ikaramu n'urupapuro, urupapuro rushushanyijeho uruziga, ahantu hambere yandika ibyo ashaka kwandika ni muri rwa ruziga. Ahita atekereza ko bamuhaye intangiriro, wenda hari yayikuramo ikintu gifatika gisobanutse. Benshi mu bana biga gushushanya bahera ku muntu. Bisa n'ibisobanura impamvu Australopithèque yakoze Markup and Pebble. Iyo abantu bamaze gukura bagenda batakaza bwa bushobozi bwo gushushanya ibintu bibajemo gusa, ahubwo batangira gushushanya ibintu bareba cyangwa se babonye. Batangira kwigana. Uyu munsi abashushanyi dutangarira nababashije gushushanya isura y'umuntu runaka, bagafata ifoto bakayigana. Ariko abahanzi bafatwa nk'abahanga kurusha abandi nabashushanya ibintu batabonye ahantu na hamwe, wenda babonye mu mitwe yabo, ibintu bibasaba ko babisobanurira abandi. Ku myaka y'ubukure ubuhanzi kuri benshi ntabwo buba bugishingiye ku guhimba, ahubwo buba bushingiye ku kwigana. Hanyuma ikoranabuhanga ryabijemo. Appareil photo isenya byose. Ubuhanga n'ubushobozi bw'umuhanzi bukonga mu nkokora. Inyamaswa z'inyamabere zose iyo zikiri abana zikunda gukina, ariko ubushake bwazo bwo gukina bugenda bugabanuka uko zigenda zikura.
niyo mpamvu intare nkuru zidakunda gukina. Ntabwo ari kenshi zigira imikino, ahubwo zihitamo kuryama amasaha agera kuri 16 ku munsi. Iki nicyo kinyuranyo cy'abantu n'izindi nyamaswa. Abana b'abantu bakunda gukina mu bwana bwabo, ni nk'ab'intare. Gusa bo gukina ntabwo bigabanuka cyangwa se ngo bihagarare uko bakura. Abantu bari mu nyamabere zikina bakiri abana, bagakomeza no gukina barabaye abantu bakuru. Mu isi huzuye parike zuzuyemo imyicungo y'abantu bakuru. Imikino myinshi abana bakina bakiri abana ibishingiye ku buryo bwo kwirwanaho muri ubu buzima. Ku isi nta hantu na hamwe abana badakina ibyo kwihishanwa, aho umwe yipfuka mu maso abandi bakajya kwihisha akaza kujya kubashaka. Birasa n'ibitangaje uburyo ari umukino ushingiye ku guhunga no guhiga. Ibikorwa byaranze abantu batubanjije kuri iyi si. Ababyeyi bose mu isi baterwa impungenge n'umwana udakunda gukina. Hariho ntarwaye, ariko kuba adakina, kuba adakubagana, hakaza impungenge ko ashobora kutazavamo umuntu nyawe. Birasa naho gukina ari ikintu cy'ingenzi ku binyabuzima turi byo, kandi bikaba hari amasomo byohereza. Rimwe muri aya masomo ni uko nk'abantu bakuru ibintu byose iyo tubihaye isura y'imikino no kwishimisha biroroha kubikora. Ibigo mpuzamahanga by'itumanaho byinshi mu isi bifite za campus z'abakozi. Ibigo nka Google, Facebook na Apple biba bifite ibibuga bya basket, piscine ndetse n'imikino igenewe abakozi igihe bari mu kazi. Aba batekereza ko ibitekerezo byinshi bikomeye biza nk'impanuka, ariyo mpamvu bareka abakozi babo bagakina basket cyangwa se bakoga igihe bumva bananiwe mu masaha y'akazi. Bakora ku buryo ku bakozi ku kazi ariho hantu heza ho kuba kurusha ahandi hose hasigaye. Birasa n'ibitangaje gusanga abakozi barimo gukina basket mu masaha y'akazi, ariko ibyo bakabikora baganira kuri business zipima amamiliyoni y'amadolari. Aho wajya hose ku isi ntabwo bizagutangaza kubona ibikorwa birebana n'imikino byakozwe mu gihe kitagira ingano bigamije kwifashishwa mu gihe gito. Ku isi yose mu birori imbere y'abayobozi bakuru haba hari abantu bagomba kubakinira imikino runaka. Turi ibinyabuzima by'imikino. Mu Buholandi bagira ibyitwa Sand Castle Playground. Bubaka ibibumbano bimeze nk'imiturirwa bifite metero 5 cyangwa zirenga z'ubutumburuke, bakabikora mu mucanga. Bakubaka imiturirwa bakoresheje umucanga cyangwa umusenyi, bakabikora by'imikino kugira ngo abantu baze kubireba baninjiremo, byarangira bakabisenya batanabikoreshejeho iminsi. Ku isi yose abantu banze guharira abana imikino. Siporo yamaze guhinduka igikorwa kitakitwa imikino. Ni ibintu abantu bakora bakomeje kubera ko birimo n'amamiliyaridi y'amadolari. Ni igikorwa tugiramo uruhare waba ukina cyangwa se waba ureba bakina. Ku mamiliyari y'abantu kureba imikino nabyo byabaye bumwe mu buryo bwo gukina. Buri wese ureba umukino runaka aba yishyize mu mwanya urimo gukina, aba yumva ari uri mu kibuga. Babyita playing by proxy, gukinira hanze y'ikibuga. Imikino myinshi dukina ni igamije kugerageza ubushobozi bwacu, igamije kuduha ubunararibonye mu buryo bwinshi bushoboka. Ibi ni ingenzi cyane kubera ko twebwe abantu ntabwo turi impuguke nk'ibindi binyabuzima. Ntabwo turi nararibonye na gato, turabo bita opportuniste. Tujyaho tubona hari inyungu. Ntabwo tubeshwaho no kugira amayeri amwe akomeye, ahubwo tubeshwaho no kugira amayeri menshi mato mato. Nk'urugero, ibindi binyabuzima byinshi biba bifite ubunararibonye mu gushaka ibyo kurya, biba bifite isoko imwe yo kubona ibyo kurya. Ariko twebwe mu gihe cyo gutera imbere mu miterere yacu ntabwo twabaga tuzi aho turi bukura ibindi biryo. Turariye ariko si ibindi birava he. Kubera iyi mpamvu twagize ubushobozi bwo kuba ahantu ahariho hose. Umuntu aho wamushyira hose yarwana no gushaka ibyo kurya aho bishoboka hose, kandi yabibona bibaye bihari. Ibi byadushyize mu byo bita mu ndimi z'amahanga taking risks, gukora ibintu birimo ingaruka ariko tukabikora tubizi ko birimo ingaruka.
turi ibinyabuzima bifata ibyemezo birimo ingaruka kurusha ibindi byose bisigaye. Nubwo dufite imibiri iteye mu buryo butatwemerera gukora ibikorwa birimo ingaruka, ariko turabikora. Ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe isomero ry'igihugu mu by'ubuganga giherutse gusohora raporo kivugamo ko mu myaka 6 ishize mu isi yose hapfuye abantu 259 bazize kugerageza kwifatira amafoto ahantu hateza ibyago. Bigezweho cyane babita aba roofers. Ku mbuga nkoranyambaga abantu barushanwa amafoto bifotoreje ahantu hateye ubwoba kurusha ahandi cyangwa se ahantu hari ingaruka kurusha ahandi. Umuntu wifotoreye ku igorofa y'amazu 50 ahagaze ku kantu kadafatika, wifotoreye ku kiraro kirekire bigaragara ko ahagaze ahadahagararika hanateye ubwoba. Babyita dangerous selfies. Selfie ni kwa kundi abantu bifotora akarambura ukuboko ubwo akifotora adakeneye umufotora. Abantu bakarushanwa gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Duteye mu buryo nta bwirinzi dufite ku mubiri, nta bwoya bwinshi dufite, nta mahwa dufite ku ruhu, nta n'igipfundikizo kirinda uruhu rwacu dufite, ariko ni twebwe kinyabuzima gikunda gushyira ubuzima mu kaga byo kwishimisha gusa. Buri wese muri twe yigeze kubona abantu bagurutsa amapikipiki ikagera muri metero 10 hejuru y'amazu ikongera ikamanuka. Buri wese muri twe azi ko hari abantu barushanwaga gusimbuka urukiramende rufite metero 3, bamwe bakanavunika. Dukora ibigira ingaruka ku buzima bwacu ku buryo mu isi hari n'amarushanwa yo kwibabaza. Abantu bakarushanwa kurya urusenda rwinshi. Kubera iyihe mpamvu? Nta mpamvu idasanzwe yo kubikora, ariko turi abantu biturimo, ntacyo twabihinduraho. Umuntu udakora ibi, udakora ibyitwa risk taking, ni ufite ikibazo. Hari amatsinda yashinzwe n'abantu bagamije kurushanwa kwishyira mu byago. Bakamara amasaha bubaka ibikorwa remezo nko kurunda umucanga muremure cyane kugira ngo baze gushyira ubuzima bwabo mu kaga neza. Urusha abandi kwishyira mu byago, abandi bakamukomera amashyi. Nta bindi binyabuzima bikora ibi. Mu bihugu byinshi bigendera ku migenzo gakondo, abantu barushanwa kugenda ku makara. Urushije abandi kuyatindaho bakamuzamura mu ntera mu muryango mugari. Mu 1929 umuhanzi w'umushushanyi w'umubirigi René Magritte yakoze tableau cyangwa se igishushanyo cyamenyekanye cyane yise Ceci n'est pas une pipe. This is not a pipe. Iyi ntabwo ari inkono y'itabi. Ni igishushanyo cyiza cy'inkono y'itabi cyanditseho ngo iyi ntabwo ari inkono y'itabi. Abantu benshi bakibonye bahita bibaza ngo niba atari inkono y'itabi se ni iki? Kuri we iyo ngiyo ntabwo ari inkono y'itabi, ahubwo ni igishushanyo cy'inkono y'itabi. Ifoto yawe ntabwo ari wowe, ni ifoto yawe. Yashakaga kuvuga ko igishushanyo cy'ikintu runaka aba atari icyo kintu gihagarariye. Ku bantu turabimenyereye ko ikintu runaka gihagararira ikindi. Kenshi twizera ibintu ubusanzwe tutakizeye. Buri gihe iyo twinjiye mu cyumba berekaniramo sinema cyangwa se filime, tuba twinjiye mu isi yo kwigiza nkana. Isi y'abantu bigiza nkana. Bayita the world of pretend. Ntushobora kubara umubare w'abantu barizwa nuko muri filime umuntu arimo kwicunda urubozo, kandi turabizi neza ko abantu barimo kubikina. Nta muntu wishwe urubozo, nta muntu wishe urubozo. Mu myaka yashize abantu bajyaga bategura hazaza habo bakoresheje ibimenyetso. Gusitara imoso bikaba ari bibi cyane ku hazaza. Babyita brain game cyangwa se mind play, imikino y'ubwonko. Kuri benshi ubuhangange bwacu abantu bureberwa mu buvumbuzi bw'ubuvuzi n'ikoranabuhanga no kohereza umuntu ku kwezi n'ibindi. Ariko twese abato n'abakuru buri gihe iyo twabonye iby'ibanze, twariye, twanyoye, twaryamye, uko byagenda kose dukenera ibindi byiganjemo imikino. Turamutse tubiretse tugafata icyemezo cyo kwitwara nk'abantu bakuru gusa, barya bakaryama bakaganira bagatuza,
twaba turimo kugambanira no gutenguha imiterere kamere y'ubuzima bwacu. Turi ibinyabuzima birusha ibindi byose ubwenge, ariko turi mu isi imwe n'ibyo binyabuzima tuvuga ko turusha ubwenge. Ntabwo turi hanze yayo. Turi nk'izindi nyamaswa, usibye ko dufite itandukaniro ryatumye tuba abayobozi bazo. Amagambo yose twavuze muri iki kiganiro na ya Desmond Morris, umwanditsi w'umwongereza akaba impuguke mu mibereho y'inyamaswa. Ndabashimiye.